ese wowe ubayeho ute? Niko ikiganiro cyacu cyitwa. Ngemba uko mbayeho uko Imana ibishaka, kubera ko kubaho gutya singe wabyigize, ahubwo nabigizwe n'abantu. Ahubwo se drill bidani bidani drill subira bidani drill bidani drill bidani drill bidani drill. Yes, okay, babwire ngo mukande subscribe kuri bidani drill, bakande subscribe kuri bidani drill, subscribe babwire bakande umusa umusa ubwo tumere nkaho turi suba nabi, tumere nkaho turi soba. Ibihe byiza kuri mwebwe mudukurikiranye gatanu ku kandi aho muherereye impande zose z'isi. Twamaze kumenya yuko dufite abantu mudukurikirana no kuri channel yacu ya Bidani Drill, muherereye impande n'impande zose z'isi. Ntabwo tugifite ikicaro hano mu Rwanda gusa, twavumbuye ko hose mugiye muhari. Hanyuma rero iki ni cya gice cyacu twakurikijeho cyo kuza kuganira n'abantu mu buzima bwa buri munsi. Iki kiganiro cyacu bakita wowe ubayeho ute? Ubayeho ute wowe? Hanyuma rero turagenda duhura n'abantu bagiye batandukanye, tubabaza ati se muraho mumeze mute, ibintu ni gahunda. Umusa uraho? Komera cyane. Twaganiriye se amahoro y'Imana. Amahoro ariko ngoro umuntu ukomeye aha ngaha bahoze batubwira ngo niweho umuntu uzi gukatika hano hantu ibintu bikaba ibintu bya danje. No kurikata gusa ndabicora. Wihagarariye hano gutya. Twiganirire. Iyi shano yacu, iyi shano yacu bayita Bidani Drill. Hagarara hano kugira ngo tudata frame. Baraza kutubwira ko turi kugaragara neza. Iyi shano yacu bayita Bidani Drill. Sawa. Dukora ibyegeranyo bivuga ku bintu bigiye bitandukanye. Ariko uyu munsi twasohotse noneho turimo kuganira n'abantu ku buzima bwabo bwa buri munsi. Ese wowe ubayeho ute? Niko ikiganiro cyacu cyitwa. Ngemba uko mbayeho uko Imana ibishaka, kubera ko kubaho gutya singe wabyigize, ahubwo nabigizwe n'abantu. Ahubwo se mbere yuko tuganira, ngewe nitwa Dani, weho witwa nde? Ngewe banyita Sultan. Witwa Sultan? Sultan. Mu kazi nkora k'ingufu k'ubushake. Mbega urabona uyu uyobozi uyoboye igihugu cyacu, dore ko n'ubundi n'ubusango cyari u Rwanda, kikaba kigiye kongerwa cyangwa se cyongerewe, niko tubibara twebwe. Intsinzi duhora tuyibona buri iteka nkuko tuyibona n'ubundi uko mu bihe turimo. None se umusa uri umuntu ukuze mukuru cyane, ariko nanone uracyafite imbaraga z'abajene, kuko uri kubona ko nyeganyeze gato wahita urya patch ya danje, ufite ibigufi cyane. None se umusa muri ubu buzima bwa buri munsi weho ubayeho utari gihe abantu bapinga akazi nk'abasore nyine turi mu rugero rumwe, akaba atakora akazi ukora, kandi aho uri gukorera hariya numvisha barimo bagushaka cyane, barimo baravuga ati muze hagiye ko ari wo muntu ubashije akazi fresh. None mu buzima bwa buri munsi aka kazi kawe ubona ari good nyine, ubona kakugeza kuri byinshi wifuza, cyangwa abantu babitinya basubizamirwe mu isaho? Mu buzima busanzwe akazi kose ni ubushake, kandi guhora hiti nta kintu, nta birenze kujya hiti. Uri umuhitinze. Hiti ni ubuzima buhoraho bw'umuntu, nuko ubwakeye uri muzima. Noneho iyo bwakeye uri muzima urashopinga cyangwa se ugahitinga, urumva ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se ugakora n'akandi kazi nk'ibyo byose by'imirimo ikaze yoroshye, nta na kimwe ushobora gutandukanya n'ikindi. Kandi cya mbere ni ukwihangira akazi, ukihangira imirimo. Ariko ngo uri umuhitinze mu gihe cyose waramutse uri muzima, nta birenze. Turi kuva muri frame, ongera ugaruke hano. Hanyuma rero ubu se ujya ubasha gukurikirana aba star?
ino mihanda ujya ubasha kuyigeraho bigakunda? ino mihanda tuba tubona bihitingira nyine nk'uko kose mu bwenge bwa buri munsi cyangwa se basanganywe, tukabahitaho nk'aho bitatureba, ariko nta nubwo biba bitureba nyine kubera ko nta bushobozi, urumva ntabwo wajya kwivanga n'ibitakureba, cyangwa se ibitakureba ntiwajya kubyivangamo, ahubwo wowe ujya mu bikureba. Hanyuma se Umusa, abasitari uzi hano mu Rwanda ni nkabahe ku myaka yawe nyine ubona ukabona bari gukubita, ukabona imihanda bayinyanyagije? Imihanda bayinyanyagije abasitari uzi hano mu Rwanda, ahubwo abitwa abasitari ntabwo ari bo bahaye iyo ntera. Abo tubona nk'abasitari akenshi na kenshi babaye ibirumbo, ariko baba ibirumbo ku bw'isuku, kwiyitaho, ariko ugasanga no muri mayindi z'ubuzima cyangwa se zo kuba baba nk'abandi, ukabona bamanutse bagiye hasi kandi bakagombye kuba ari bo bari hejuru. Nk'urugero nk'umubuzi se, nk'urugero wa mbere duhere kuri Gisa cy'Inganzo, twongere tujye kuri Mashamampa, sibyo? Kandi nawe urabizi ko yari ishagi nyine, yari umusaza, nyine ku mirongo ho gatoya hari ibintu wakora, ariko ni ibintu byose no kubanza kubipanga nk'uko n'ubundi uba wabashije kubipanga uko, kugira ngo ugire ibyo ugeraho urabigendera, kandi kugira ngo ugire ibyo wumva urabiganiriza cyangwa ukabiganirizwa. Iyo niyo hiti ya mbere irenze n'ibyo wajyamo bindi. Icya mbere ni amagambo. Hari imirongo ariko ubu ngubu wahita udukubita wawe cyangwa undi muhanzi w'umusitari? Undi muhanzi oya, ibyo ngibyo ni ibintu ugomba gushopinga cyangwa gushora wabanje kubitegura. Naho ubundi ibintu bidateguye nta gahunda bifite. Icya mbere ni kiri muri gahunda, ukaririmba ikintu nk'ubu ejo uravuga ati ushobora kugaruka, ejo ushobora kugaruka nk'uko ubimbwiye uko nanjye nkabirarana, noneho nabirarana ejo ukazasanga biri mu mirongo neza. Hanyuma se Umusa, ubu ngubu nta murongo niwo waba ari uwundi muhanzi usanzwe wadukubita ubu none ahangaha ukabanza ugasaza abanyarwanda bari impande n'impande z'isi? Ariko rero ibitarenze n'ibituruka mu mutwe w'umuntu cyangwa se uwatekerejeho, ntabwo ari ibintu biba bikaze cyane. Hari igihe dushobora kwikubitira indirimbo z'umubabaro, tugakubita indirimbo z'agahinda turimo cyangwa se twanyujijwemo cyangwa twanyuzemo. Nta bintu birenze, nabwo kanyuraho gakeya, ariko kandi urumva kakajya ku murongo wa nyawo, ntaribi, sibyo? Icya mbere nta bintu birenze. Twegerane hano mica tubwire ko turi muri frame neza. Nshobora kuririmba nkavuga ati ku gahinda k'ababyeyi banjye nabuze nkiri mutoya, sibyo? Kandi nkakanyuzaho kandi kakacaho neza, nta kibazo. Urumva ukatangira ukagira ati ababyeyi banjye n'inshuti zanjye narababuze kubera inkubiri y'umuyaga yagwiriye u Rwanda n'abanyarwanda. Ababyeyi banjye n'uru Rwanda narababuze kubera inkubiri y'umuyaga yagwiriye u Rwanda n'abanyarwanda, kubera inkubiri y'umuyaga yagwiriye u Rwanda rw'abanyarwanda. Ababyeyi banjye n'inshuti zanjye narababuze kubera inkubiri y'umuyaga yagwiriye u Rwanda n'abanyarwanda.
noneho tureke ibyo hari n'utundi twishi uzakunyuzaho ubu nta kandi watwongera nta kumustaruza ako konyine yenda gaturutse mu bwenge uri umuhanga cyane urumva adutambukijeho message ako kantu kazashimisha benshi kandi kabaheshe hiti konyine bifuze n'umuntu wakabahaye kandi kazanyuraho umusa wenda twari tukirimo entertaininga ndabizi twari tukirimo entertaininga kugira turebe ko ibintu byagenda fresh none se umusa tugiye ku yindi topic kandi nkabakinira ibintu biri kuri hiti ku buryo bagira ngo mbega ni ibintu mwagiye gushaka umukinnyi nimba mwaramuvanye egera hano uri muri frame kugira ngo Mico akomeza tubone fresh bakavuga ati uyu mukinnyi turamushakisha ishyire ku isoko akazi urahita ukabona akazi ndahita nkabona bakunzi ba Bidani Drill noneho njyewe abantu mukeneye abantu budukoryo gusa ahangaha njyewe nshobora kuza ndi hayi za danje uri hayi za danje ndizwaga urumva ariko kandi nkaba ndi soba ntananyweye utananyweye iyo roro ukahita uyikina ako kanya noneho yo kuyimicafuzo urumva hano nkaba ndi kuri stick urumva nkazamuka nta n'urukundo ufitanye n'abisi kubera ko twebwe biba byaratubabaje cyane rwose imikino yacu ikitwa byaratubabaje uyu mukino tujya gushyiraho bawita byaratubabaje cyane rwose umusa twagiye rero urahera hehe sasa ndahera hehe niyo nazamuka ariya mwagashyizeho ariko mbere ya mbere ya stick kabanza ikaza none ahangaha aka kanya tukayiteremukana nta wasi umuntu akajya yitembana yenda ikaba ari ibicupa kandi atari icupa cyane kabisa noneho tukabereka imikino bakavuga ati aba basitari noneho dore ukuntu ugiye kubigenza ugiye gufata ino mikoro gutya uyifate nka byeri uri kubibona ntuyikubite hasi uyifate nka byeri gutya ubundi noneho udukorera icyo bita script tayari nka byeri ubu ugiye kuhababura uyifate nka byeri wowe ibyo urabuvuga biraba byumvikana kandi ku buryo ewana bari buze kwita bagushakisha turahita dushyiraho na nimero yawe sibyo turahita dushyiraho na nimero yawe kabisa ubu ugiye guturuka muri kiriya gice cya hariya tayari noneho twagiye uyu ni umubosi wanjye nawe rero ko nabaza yanyishimiye uriya ni bosi wawe hano turajya kumukubita pisi nta kibazo kindi cyaba gihari nta n'ibiba birenze wangu noneho twagiye amasoba bana mwana ngewe ubu ngubu ndi hayi ngewe ubu nafashe swingi nafashe ariko size ubugome n'iz'amahoro gusa zivamo ibitekerezo kunywa inzoga si ugusinda kunywa inzoga ahubwo ni ugutekereza abasinda ni ibisambo ntago turi ibisambo twebwe duhubaho nk'abana b'amahiti duhora dushakisha ubuzima bwo kugira ngo tubeho ntago dushakisha ubuzima bwo kubaho nabi kandi noneho twebwe ukuntu twiberaho tubaho nk'abantu tuzabaho ntago tubaho nk'abantu tuzapfesha mukore hiti umusa ewana uraturabuye kabisa icyo nzi cyo abantu bamaze kubona yuko havamo umwakiteri mwiza icyo nzi cyo babikunze tugume hano kugira ngo tugume muri frame neza icyo nzi cyo abantu bamaze kubona ko ufite impano ariko se umusa gira ijambo rikomeye wagiramo inama abasore bo muri iyi minsi bo muri ibi bihe nyine batarabo mu bihe byanyu abasore bo muri iyi minsi gira ijambo ry'ingenzi wabahereza ribaherekeza mu buzima bwabo bagenda banyuramo bwa buri munsi ribaherekeza mu buzima bwabo bagenda banyuramo bwa buri munsi kangufashe ikintu twavugaho cyo ntago ari ibintu bikaze cyane urubyiruko ari abasore bitwara nabi ari abakorerabushake ngewe inama nabagira
nziza. Nanjye ubwanjye imiruho nayitangiye mfite imyaka 25, ariko si n'imiruho kubera ko birankujije bikuza n'abamvuye. Kwihangira imirimo cyangwa se nibyo bikujije, ni nabyo biteza umuntu imbere. Nicyo nagira urubyiruko cyangwa se abana mbyaye cyangwa se abihangiye akazi. Bwira ibi bisore byitwara nabi. Abasore bitwara nabi ahubwo ni ukuba ikintu natwe twitwaraga nabi. Natwe twitwaraga nabi, ariko noneho natwe twarigishijwe turegeranwa tujya mu mirimo nk'iy'abandi, iduteza imbere, twiteza imbere. Nta kuvuga ngo twakoze akazi karuhanyije cyangwa kavunanye. Nta kazi kavunanye kabaho, kubera ko utanavunitse nta kintu wabona, nta n'ikintu wageraho, habe na gito, habe na gato. Ubwo ngubwo rero ntihakabe. Musa, urakoze kutuganiriza, buretse kuva muri frame, urakoze kutuganiriza, uduhaye ikiganiro cyiza. Nubwo twagusanze mu kazi ariko uri imfura y'u Rwanda. Hanyuma rero iyi televiziyo bayita Bidani Drill, ngaho yisubiremo ubwira abantu bari kuri Bidani Drill. Bidani Drill, subiramo Bidani Drill. Bidani Drill. Bidani Drill. Bidani Drill. Yes. Okay, babwire ngo mukande subscribe kuri Bidani Drill. Bakande subscribe kuri Bidani Drill. Subscribe. Babwire bakande Umusa. Umusa, ubwo tumere nkaho turi subari nabi. Tumere nkaho turi soba. Ibintu birenze. Ibintu ni good. Babwire ngo mukande n'amajwi arahinduka cyane, ibintu birahinduka. Babwire ngo mukande subscribe kuri Bidani Drill. Bakande subscribe kuri Bidani Drill. Subscribe kuri bakande subscribe. Babwire ngo murebe aho hasi kuri televiziyo yanyu cyangwa se kuri telefone yanyu cyangwa kuri laptop, bakanda ahantu handitse subscribe cyangwa sabone. Subscribe. Babwire ngo sabone, urumva ko ari byo biri kumvikana. Babwire ngo mukande subscribe. Mukande subscribe. Mabwire ngo mukande subscribe kuri Bidani Drill. Mukande subscribe kuri Sani, kuri Bidani Drill. Kuri Bidani Drill. Yes. Babwire ngo mukande subscribe kuri Bidani Drill. Mukande subscribe kuri Bidani Drill. Kuri Bidani Drill. Yes. Umusore urumva kurimo neza. Nareba ariko ubundi kwiga no guhozaho. Nk'ubu umuntu mudahorana ntiwamenya ibyo atekereza cyangwa se gahunda murimo. Ubu ari nk'ibintu tubanyemo nk'icyumweru kimwe byaba byaje. Abantu nimo bitindeho, umusaza arakuze. Yes, ariko se Umusa, ariko ari myinshi muzajya muza nkabere cyane rwose. N'ejo tuzagaruka. No kuvuga ngo dore ikintu ugiye kudufasha ni kimwe. Ni kimwe cyonyine. Ugiye kutubwira abantu badanje baba star uzi muri iyi njyana barimo gukorera umuti muri iyi minsi. Baba star. Aba star uzi muri iyi njyana bari gukorera umuti muri iyi minsi. Arabi wacu mu Rwanda. Arabi wacu mu Rwanda nabo hanze. Cyane ntago twebwe tuzajya kwiteza abantu bo hanze twisize, kandi noneho mu Rwanda rwacu abana bacu arimo abari kujya kuri hit kandi ku mirongo tuzi. Ntago tuzajya gufasha abanyamahanga dusize abanyarwanda bacu. Ngaho noneho ntago byavamo. Ngaho noneho mbere yabyo ubanza ugira inama abantu bafasha abantu bo hanze batabishaka kandi basize abantu b'inaha mu Rwanda bashaka kugera kure. Sicyo kibazo se. Ngaho ugira ikintu babwira. Ngewe abantu bafasha abanyamahanga kandi bazi ko natwe dukeneye iryo terambere cyangwa abana bacu bateye iryo terambere baraburi. Urumva ntago byavamo. Kubera ko icyambere no kubanza mukigira.
icya kabiri mukagira n'abandi inama. icya gatatu mukaba mwatera inkunga abana banyu, imiryango yanyu, aho kugira ngo muteze abanyamahanga imbere, mugomba guteza abana banyu imbere. Nibyo kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kigire umutekano, kigire gitemba amata n'ubuki. yewe ndumva mu bibazo mfite bitari byinshi cyane, icyo ngicyo mwagikurikirana nk'uko bisanzwe, cyangwa se nk'uko bikwiye, cyangwa se nk'uko mubibona. U Rwanda turimo ni urwacu, ntabwo ari urw'abazungu. Ikibazo ni icyo ngicyo. Murakoze. Umusaza aragize ati u Rwanda ni urwacu, ntabwo ari urw'abazungu. Ni twebwe tugomba kugira gute? Kwigira. Urakoze cyane rwose. Nitwe tugomba kwigira. Umusaza agira inama n'abantu mwigize ibifura mudashaka gukora sabona aho hasi, nabo barabure. Abantu batigeze bakanda kuri subscribe, batigeze bakanda kuri subscribe. Abantu batigeze bakanda kuri subscribe barabura, babwira ati ibintu mukora mwebwe no mu Babylon. Kuri suwazwi subscribe. Okay, urakoze cyane umusa. Ngaho kurira umusaza ingofero, umubwira uti umusaza asariyuti muzehe wacu w'igihugu cy'u Rwanda. Mubwire ngo asariyuti gukora ikiganiro. Ntago ari ibintu birenze cyane, kubera ko n'ubundi turabizi yuko ari we mutima wacu w'isi, n'igihugu cyose kiramuzi. Nta kintu twarenzaho kindi, aragahora atera imbere kandi akorera ubushake, igihugu cyiwe gihore gitemba amata n'ubuki, nta bindi cyane. Ahore ari umusaza ku ngoma. Urakoze cyane. Yes, murakoze. Turajya mu bihe nk'ibyabo, natwe turamujya imbere, turimuri imbere kabisa. Yes, umusa urakoze kubana natwe. Iyi ni Bidani Drill, twaganiraga kuri ya gahunda ya ubayeho ute. Tugiye kujya tuzenguruka ahantu hose, nubwo twahuye n'umusaza ufite ushabutse cyane araducanganyikisha, ariko tugiye kujya tuzenguruka ahantu hose tubazanira abantu bagiye batandukanye, bababwira ati se mwebwe mubayeho mute, nkuko nawe wowe wadutumye ngo tujye kubabaza ati babayeho bate. Murakoze kandi mugira amahoro. Iyi ni Bidani Drill, mukomeze mudukurikirane nk'ibisanzwe, nta gikuba cyacitse. Yes, bye bye.